ukigera mu gasatere ugasanga umuntu hicaye ukamubaza ati kwa Karamira ni ahita yihutira kugutunga intoki. Iryo ni ikoranabuhanga mu Kinyarwanda bita mu gutwi. Nuvuga n'uhererekanya bakoresheje imvugo. Ayo ni amakuru agendera mu umuntu ukagenda umubaza. Kwa Karamira nta kindi wakunze, ushobora kuba wakunze ko bacuruza ibintu byujuje ubuziranenge, cyangwa ukaba wakundiye ko bacuruza ku giciro cyo hasi. Ndabashimiye, nitwe Simone Mwana. Kera abantu bari bazi ko batazongera kubona. Bamwe barahuye bari kuva muri Amerika, bari muri taxi voiture, birarangira batavuganye. Buri wese muri we yasohotse mu modoka barataha. Mu mutwe we yari azi ko wa muntu yabonye muri bisi hari ahantu ari kuri iyi si, ariko batazongera guhura. Hanyuma nyuma y'umwaka umwe ubwo bahuriraga muri Uganda, bya bindi bari barishyizemo yuko batazongera kubonana byahise bipfa. Barabonana, babona ko bibeshye. Umubiri wabo wari waramaze kwishyiramo ko batazongera kubonana. Ntabwo wagize ubushobozi bwo kwita wiyumvisha uburyo wibeshye. Ubwonko bwabo bwaramaze gufata umwanzuro wo kutazongera kubonana. Ubwo babonanaga, ubwonko bwabo buhindura igitekerezo, bumva ko atari ibintu bishoboka, kuko Uganda n'u Rwanda bituranye kandi abantu bose bashobora kuva hamwe bakajya ahandi bakanahura. Niyo mpamvu babifashe nk'igitangaza. Birasa naho kubona ko ibintu, amahirwe cyangwa se ibyago bituruka ku bwonko bwacu bwirengagiza amakuru amwe n'amwe, bikabuza gutekereza cyane ngo ushyire mu gaciro. Tekereza igihe waba uri kugenda mu ishyamba, maze mu kanya gato mu buryo utari witeguye ukumva urusaku. Bishobora kuba ishami ry'igiti rihanutse rikagwa hasi. Kuba ishami ry'igiti rihanutse rikagwa hasi, ibyo ni ibintu bisanzwe. Gusa bishobora no kukubera ibibazo bikomeye cyane. Igihe wakwishyiramo urwo rusaku ruturutse ku ishami ry'igiti ruhanutse, nyamara ahubwo ari inyamaswa y'inkazi kandi ishonje cyane, ubwonko bwacu buhita bukumvisha ko iryo jwi ari iry'ishami rihanutse mu giti. Kubera ko ufite inshingano zo kugucungira umutekano, uhindukira ugiye kureba icyo ari cyo, ukabona ishami rihanutse, ariko ako kanya ugatekereza ikirihanutse, kubera ubwonko bushaka kwegeranya amakuru yose ku kanya nk'ako guhumbya kugira ngo ufate icyemezo gishobora kugukiza ibyo ubwonko bwacu.